Of course turi ku isi guys, ba witonze. Iyi si twahuriyemo byinshi by'agaciro guys, harimo bimwe twaruhiye imyaka itari mike, abantu twakundaga byimazeho b'intangarugero. Ikindi ni zandyarya tutakibagirwa, harimo inshuti zaje zitwigiraho intama kandi mu by'ukuri ari ibirura byigendera. Rimwe na rimwe badutega imitego bashaka ko tuyirwamo, gusa hari igihe tuyitaruka tugatsinda ibitego. Abakubwira ko ibibazo ufite bizashyira yego ni benshi cyane ndabizi. Icy'ingenzi ni uko baduhumuriza kandi tujye tunabashimira cyane. Ariko tunazirikana ko mu gihe turi mu isi ibibazo bitazigira bibura habe na gato. Iyi si ni urugamba rwo guhangana guys, wowe urumva urinde wo kuza mu matwi yacu dutera ubwoba, udukiniraho uducokoreza amarangamutima, abandi mudutega iminsi, kandi mu byo kuri si yonyine ibisobanura mu gihe cyashize, igihe turimo ndetse n'ikizaza. Bwira mugenzi wawe muri kumwe ngo turi ku isi. Nitwa BOT ba witonze, icara wige tubane mu kuri kose vibes. Of course turi ku isi guys, ba witonze.